ni minisitiri mu gihugu cya Kongo tugiye kugarukaho wagaragaye ari kwishimira asobanura byimbitse agaragaza ingaruka ibihano biherutse gufatirwa ingabo z'igihugu cy'u Rwanda bizagira munejeje cyane. Ariko haje kugaragara ngira ngo abakurikira minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda yaje asa nk'umukebura amwibutsa ko ibyo bihano byose byafatiwe ingabo z'u Rwanda ameze nk'uri kunezezwa nabyo bitazigera ibyo bihano byafatiwe u Rwanda atari byo bizakemura ibibazo bya Kongo, ndetse amwibutsa n'ibindi bibazo byinshi cyane ko ibyo bibazo byose bafite bitakemurwa nuko ngo u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda bagifatiye ibihano. Yitwa Julien Paluku, uyu yabayeho na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru hagati ya 2007 kugeza 2009 na 19, yabaye meya, yabaye umudepite, yabaye minisitiri w'itumanaho ndetse aba na minisitiri w'inganda. Urumva ko ari umuntu umenyerewe mu bintu by'ubucuruzi. Sasa yaje asobanura, yarameze nk'uri guserebura asobanurira abanyekongo ibyerekeranye n'ibihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda, ingaruka ngo bishobora kuzigiraho cyangwa se ingaruka bizagira ku ngabo z'u Rwanda. Ngo nibyo tugiye kureba, tuhite tunareba noneho icyo baje bamusubiza cyangwa se icyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yamusubije. Yari yanditse inyandiko ivuga ngo ingaruka z'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahawe u Rwanda. Komeje avuga ati ibihano byafashwe na Minisiteri y'Imari y'Amerika binyuze mu rwego rwa Office of Foreign Assets Control kuwa 2 Werurwe. Ati ibyo bihano byabaye intambwe ikomeye mu mateka. Urumva ko yari ari kubyishimira bino bihano. Ngo ku nshuro ya mbere igisirikare cy'u Rwanda cyashyizwe mu bihano. Arangije aravuga ati ingaruka za politike izo yahereyeho ngo ingaruka za politike ibihano bya Amerika bizagira ku gisirikare cy'u Rwanda. Aravuga ati u Rwanda igisirikare cyarwo kigiye kimeze nk'igishyizwe ku ruhande cyangwa se kimeze nk'igihejwe ndetse kigiye gushyirwaho igitutu. Arangije arandika ati icyambere ingaruka mbega bizagira ku gisirikare cy'u Rwanda, ngo igisirikare cy'u Rwanda kizacika intege ku buyobozi bw'akarere. Ati ni igihe kinini gishize u Rwanda barufata nk'aho ari umunyeshuri w'igitangaza cyangwa se umunyeshuri wamamaye. Ati ndetse u Rwanda rukagaragara nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu by'umutekano ku bihugu byo mu burengerazuba. Atari ku bisura y'u Rwanda yarangiritse cyane. Ajya ku cya kabiri. Ati ikindi kibazo ibi bihano bya Amerika bizagira ku gisirikare cy'u Rwanda ngo harimo ikibazo cy'icyizere. Ibihano byibasiye bamwe mu bayobozi bakomeye b'ubutegetsi n'abajenerali, ahita ashyira amazina ati barimo General Mubaraka Muganga, harimo James Kabarebe, ashyira umwaka wa 2024. Ati ibi bishyira igitutu ku itsinda rito riri hafi ya perezida w'u Rwanda kugira ngo rihindure ingamba cyangwa se ryatsinda ngo rishaka guhindura ingamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ajya kujya gatatu ngo ibi bihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda bizongerera imbaraga Kongo. We nikabibona yakomeje hasi avuga ngo ku rundi ruhande ibi bihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda ibi byongerera imbaraga diplomasi ya Kinshasa kuko ibirego byayo byo kugabwaho ibitero byemejwe ku mugaragaro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho ajya hasi ati ingaruka za diplomasi, hano aracyari kuvuga ingaruka nyine ngo ibihano bafatiye ingabo z'u Rwanda ingaruka ngo bizarugiraho. Yakomeje avuga ati ingaruka za diplomasi, umuryango ingaruka za diplomasi gutakarizwa icyizere n'abafatanyabikorwa. Ati iherezo ry'umwihariko w'u Rwanda, ati kizakurikira ngo umwihariko w'u Rwanda ugeze ku iherezo. Nibyo yavugaga ngo ibi byerekana ko uruhare rw'u Rwanda mu butumwa bwo kubungabunga amahoro nko muri Central Africa, muri za Mozambique, urwo ruhare rutagihagije ngo birukingire kunengwa ku by'uruhare nanone bafite muri Kongo. Asi ku cya gatanu yakomeje avuga ngo ishyirahamwe ry'ubumwe bw'umuryango w'Uburayi n'abandi bafatanyabikorwa bashobora gukurikira cyangwa se nabo mbega yavugaga ati ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bishobora gukurikiza urugero rwa Amerika cyangwa bakanakaza amabwiriza ku nkunga y'amafaranga y'igisirikare. Inkunga y'amafaranga n'inkunga ya gisirikare. Avuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo ngo ushobora kwitumira nka Amerika bagakurikira ibyo Amerika bafatiye ibihano RDF, ngo bakahita bafatira RDF ibihano. Hasi yakomeje avuga ati ingaruka noneho ku by'imari, mbega ingaruka bino bihano bafatiye RDF ngo bizagira ku mari. Hano yakomeje avuga ati hazabamo gufunga umutungo cyangwa se kugwatira no kugumana umutungo wose w'inyungu by'abagize igisirikare cy'u Rwanda n'abayobozi bavuzwe biri muri Amerika bizahagarikwa, bizafatirwa. Ingaruka ku masosiyete afitanye isano n'igisirikare cy'u Rwanda nazo ngo ayo masosiyete afitanye
isano n'igisirikare cy'u Rwanda nayo nk'ingaruka zizayageraho. Yakomeje avuga ati iyi niyo ngingo ikomeye kurushaho, niko yanditse. Igisirikare cy'u Rwanda gifite inyungu nyinshi mu bukungu binyuze mu matsinda y'amasosiyete nk'uko itegeko rya OFAC ribiteganya. Ni cya kigo cy'imari cyo muri Amerika n'ubundi cyafashe ibyo bihano. Ngo sosiyete ifitwemo imigabane irenga 50% n'ikigo cyafatiwe ibihano nayo ihita ibishyirwamo. Muri make nimba hari ahantu mbega ngo igisirikare cy'u Rwanda mu kigo runaka icyo ari cyo cyose ngo bafitemo imigabane igera kuri 50% cyangwa se irenga, ngo icyo kigo nacyo ubwacyo ubwo ngiyo mitungo nayo ihita ifatirwa. Hasi hari handitse ngo yakomeje yandika ngo ingaruka ku idolari, ngo kubera ko systeme y'imari ku isi yose igendera cyane ku idolari, amabanki mpuzamahanga ashobora guhagarika imikoranire n'ibigo bifitanye isano n'igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo birinde ibihano bikomeye bya Amerika. Hasi yakomeje avuga ati noneho ingaruka ku by'umutekano ingaruka ku by'umutekano igisirikare cy'u Rwanda gishobora kugira, ngo ibikoresho bijyanye n'imikorere birabujijwe cyangwa se ibikoresho bya gisirikare, ibikoresho n'ibijyanye n'imikorere birabujijwe, kugirana amasezerano ajyanye n'intwaro, ibikoresho bya gisirikare cyangwa se kubivugurura no kubisana. Ibi bishobora gutuma kuvugurura no kubungabunga ibikoresho bya gisirikare by'u Rwanda bigorana. Mbega ubwo nabyo biri mu bihano. Hasi yakomeje avuga ati intege nke za M23, Washington irashaka guca inzira z'ubuyobozi nizo guha ibikoresho umutwe wa M23 bishobora gutuma abarwanyi bawo bahunga cyangwa se bagasenyuka. Igaragaza ko ngo na M23 ngo bizatuma ihunga cyangwa igasenyuka. Hasi yakomeje avuga ati ku bayobozi b'ingenzi b'u Rwanda n'inzego za gisirikare. Hasi yashyizeho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Mubaraka Muganga, avuga ko arandika ati Mubaraka Muganga umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda James Kabarebe, umwe mu bayobozi bakomeye mu by'umutekano mu Rwanda, ushinjwa gufasha M23 mu buryo bw'ingamba n'ibikoresho. Stanislas Gashugi, umuyobozi w'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda zivugwa ko zagize uruhare muri Kongo, arangije agaruka kuri RDF aravuga ati igisirikare cyose cyashyizwe mu bihano bigatuma ubufatanye bwa gisirikare nacyo bugorana, harimo ubufatanye bagiranaga n'umuryango wunze ubumwe ubwo ni Loni. Hasi yongera agaruka ati ibigo by'ubukungu bifitanye isano n'igisirikare, ngo nubwo urutonde rwuzuye rw'amasosiyete ruterwa ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko rya 50% rya OFAC, ibigo bifitanye isano na Horizon Group cyangwa se Horizon Group, ibyo bigo ngo birimo Horizon Group ngo biri kugenzurwa cyane. Yamanutse hasi avuga ati Horizon Logistics itanga ubufasha mu gutwara no gutanga ibikoresho ku ngabo, ubishobora kwigizwa inyuma mu miyoboro mpuzamahanga y'ubwikorezi. Aravuga ati ikigo nka Zigama CSS, banki y'abasirikare, ngo nubwo ari ikigo cy'imari iciriritse cyo kwizigamira no kugurizanya, atariko isano iyi banki ifitanye n'abayobozi bashyizwe mu bihano ishobora gutuma iyi banki yisanga mu kaga ko gukumirwa bakayihagarikira systeme y'amabanki mpuzamahanga bita SWIFT. Iyo systeme ya SWIFT niyo ituma nyine amafaranga ashobora koherezwa akava hanze akaza mu kindi gihugu, niyo systeme mpuzamahanga. Iyo systeme ya SWIFT hari igihe bayihagarika kuri no banki ya Zigama CSS. Hasi ku cya 12 yakomeje avuga ngo guhagarikirwa gukoresha ikarita za banki. Ati amakarita yo kwishyura arizo tuzi nka credit cards cyangwa se debit cards, ati izo karita ku basirikare zishobora guhita zihagarikwa bakazikupa ku isi hose, bityo bishobora gutuma bidashoboka kwishyura hoteli, kugura ibintu kuri interinete n'ibindi. Mbega avuga ko igisirikare cy'u Rwanda ubwo ngubwo ngo ya makarita bakoresha, nk'umuntu ashobora gukoresha ikarita ya banki ukaba wagura nk'ibintu hanze, ukaba wajya hanze cyangwa se ukishyura nka hoteli cyangwa se n'ibindi byose wakenera nko guhaha, ati ibyo nabyo biri mu bizahagarikwa. Hasi yahise arenzaho amagambo asa nk'aho atari meza avuga ngo umwijima ntuzakomeza rega kuyobora. Aya magambo rero y'uyu muyobozi muri Kongo, wumvisha ibyo yayoboye byose, aya magambo yo kumera nk'aho ari kwishimira ko hari ibihano byafatiwe u Rwanda, ameze nk'uri kubisobanura byinjiramo cyane, nibyo mwabonye rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda kumukurikira. Abantu bahitambwira ati bimeze bite, dusobanurire tumenye ibyo ari byo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yahise amusubiza muri ubu buryo
aribwo ngira ngo nabwo turebe. Yasubije mbega mu buryo buri muntu wese yahita yumva Sansi yashaka kubisobanuramo, aho yavugaga ati kandi kubera ibihano bya Amerika byafatiwe u Rwanda umuturanyi wacu bigiye gutuma ibibazo byose bijyanye na ruswa ikabije muri Kongo bihagarara. Mbega yarameze nk'uri kubwira n'umuyobozi wari uri gukina ku mubyimbo cyangwa se agaragaza kanejejwe n'ibihano byafatiwe u Rwanda, ameze nk'aho ari kumwereka ahubwo uburyo yakabivuzemo, avuga ati byibura wari kuvuga uti kubera ibihano byafatiwe igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda bifashwe na Amerika, byibura ruswa ikabije muri Kongo igiye guhagarara, igiye gucika. Mbega yarameze nk'uri kubwira n'umuyobozi wa Kongo ngo iyo basi uza kuvuga gutya byari kuba ari byo saba, byari kuba binejeje, aho kuza uvuga biriya bindi nari nkubwiye ruguru. Ati uza kuri uru rubuga uvuga ati ibihano byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda na Amerika bigiye gutuma ruswa muri Kongo noneho icika, cyangwa se byibura ibihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda bigiye gutuma kwigwizaho umutungo wa Katanga muri ntara Katanga no mu ntara ya Ruwaraba, byose byigaruriwe n'umuryango wa Felix Tshisekedi ndetse n'amatsinda yitwaje byigaruriwe na Tshisekedi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irenga 250 iri muri Kongo, abari iri mu burengerazuba no mu burasirazuba bw'igihugu. Iyo mitwe igiye guhagarara ngo ndetse n'igisirikare kidafite ubushobozi cyacu cya Kongo kandi cyamunzwe na ruswa, ndetse no kuba igihugu cyacu kitarimo imihanda n'ibindi bikorwa remezo by'ibanze, kubura inzego z'ubutegetsi zikora neza, imvugo z'urwango ndetse n'itotezwa ry'abatutsi b'abanyekongo, byibura iyo uvuga ngo ibyo byose bizahita bishira kubera u Rwanda barufatiye ibihano cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda bagifatiye ibihano. Atese ibyo byose bizahita bishira nkaho ari majizi bikoze. Mbega ngira ngo Sanse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yasubijemo n'umuyobozi, buri muntu wese yahita yumva. Kwari nko kumubwira, mbega ni nko kuza ukavuga ati turanezerewe ingabo z'u Rwanda bazifatiye ibihano, ibigiye kuzibaho n'ibi ukavuga ibigiye kuba ku ngabo z'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wese azaramubwira ati ni nko kumubwira ati byari kuba byiza iyo uzana uvuga uti igihugu cyacu cya Kongo tunejejwe ko byibura ubwo u Rwanda barufatiye ibihano, imihanda tutagira igiye kuhita iboneka, ruswa yamunze igisirikare ndetse n'abayobozi barimo Tshisekedi wagiye akigarurira imitungo yose yo muri Katanga, amabuye y'agaciro akabigira ibye n'umuryango we, k'ibyo nabyo bigiye gucika, ruswa yamunze igihugu igiye gucikwa. Mbega byibura ukagaragaza ko kuba u Rwanda rwafatiwe ibihano byibura Kongo ibibazo byayo byose bigiye gukemuka. Mbega niwo kumubwira ati niyo RDF yafatirwa ibihano n'ubundi uko mwari mumeze mushobora kuba ariko muzakomeza kumera. Mbega ni nkaho aribwo busobanuro, ubona ko nyine atari ibintu n'ubundi yakagombye kuza kwishimira ku mbuga nkoranyambaga gutya, kandi nta kigiye guhinduka wenda mu mibereho myiza y'abaturage cyangwa se y'igihugu cyangwa se ihohoterwa rikorerwa bari muri Kongo ngo rihagarare. Ubwo igitekerezo nawe kiba gikenewe. Naje mu kanya dukomeze turebe n'ibindi byose biri kugenda biba hirya no hino gake gake.